oya papaka ariko muri za nkuru nyinshi mfite niwe uraza guhitamo izicaha mbere yuko uwitwa Godfather zakandagaza Chita akavuga ngo nibyabereye ngo mu Bugande ngo byo gufata ku ngufu akavuga ngo nzababwira amakuru ya Irene ibyo ngibyo nugusebya mbabarira wose umujyo wanje ndagira mbabwira amakuru yantunguye y'uburyo Bruce Melody ayura yamwibariza n'uwitwa Chrisizi bagiye gusinya kontra yuko bigoye kugira ngo bazongere bagaragaze umuvideo Vixen na w'igitsina gore muri video zabo nagira ngo aya makuru tuze kuyibariza tugiye yose na ugiye yose kwa grand frère wundi se nanone mutoya sibling muri KU kabisa nanye mukayanda banisangamo ndahera kuri icyo ngicyo mana yanjye none uri kunjyana mu nkuru ngo nkumire ngo aba YouTuber bajya kwandika zire title berereka twinjire mu nkuru nyamukuru twinjire muri ya showbiz mwari mukumbuye Bruce Melody nimuzibagirwe ko ari kumwe na coach Gayeri umugwiza atunga umushoramari ngeraho mbabwira uburyo umuntu bita Bruce Melody coach Gayeri aribo bantu bari priorite muri iriya nzu kandi twavuze kenshi hanga ko Bruce Melody ari umufatanyabikorwa no muri Kigali Universe yego mbabwira ibyaruga nande na Kenisoro no ninjizemo ba Victor bagiye kwimena mu Rwanda se kuri 28 mbinjizemo ntabo mvuga nje kuvuga Starboy nibintu agiye gukorana na Bruce Melody nkafunga inkuru menye izumbaza iyi nkuru narayumvise nanga kuyivuga kubera numvaga itabaho bidasobanutse namaze kumenya ko batangiye no kwegeranya aba DJ bazahura nawe aba influencer bakeya muri cya gikorwa se cyuko iwe n'ikipe bagomba kuba bari i Kigali urabizi se warabimenye ntubivugira hanga ishenari yawe uranamika imigabane utazagira ngo njye nta bwenge mfite reka duhera ntubivuge uhera aho ushaka twahereye kuri ba Rocky twahereye kuri Junior ugatungurwa ntabwo namenye amakuru ya Bulldog Bulldog narayamenye ntutangire kwiseka jara urizamiko ngera kuri Bulldog namenya umva nkubwire reba hano ngenda babaye jara biba bimbabaje yo maze icyumweru cyose na sesekara namenya amakuru ya Rocky ukuntu atishimiye ko nta muntu ari kumanaginga ibi ni ibintu yamamariyeho nasobanuye byinshi uburyo yari imbonera imbere ya Junior cyane mu buryo bwo kwigarurira igikundiro ayegera abantu bakoranye yegera ba Juno biranga Juno akunda Nando narabimenye ni inshuti yegera Igor Umabano aramubwira ati kwisha ngende mu biraka bikomeye ngende mwarimu birangira yegereye umuntu bita Bulldog grand frère wa Jarasi El Patron ntabwo ayo makuru nyazi umvaye reka nkubwire uburyo noneho ibi bintu bitagomba gutinda kubera blessing ya Rocky Kadafi Pro yamaze kwa prayinga nyuma yuko bafite abasheri nyuma yuko yongeyemo ikintu cyuko agomba kujya kwiga akazamura ubumenyi Sabe yarigambye ari kuvuga abantu yakoresheje ibiganiro bakabona blessing abandi bakajya ibwota amasimbi abangaba se nibari aba nkoma amashyize umvaye ndagira ngo inkuru y'uyu munsi yinjire ku bintu bikomeye mbere y'amasaha make kugira ngo Kadafi Pro yurire indege yerekeze Canada navuganye nawe agiye gutegurira Rocky namaze kumenya umwandiko wose na sheri wa Rocky witwa Chance uri Canada bahuriye kuki ngiye kukimena ubu nonaha umuntu bita Junior Giti yagarutse muri sinema babwira impamvu mbabwira ikintu agiye gukora nihangana rikomeye kandi yaragiye none se ngiye mvuga ibiki ibizaba ryari kandi hashize amasaha 3 namaze kumenya akantu ku kandi Wizkid aka Starboy ngiye kukubwira ishyano Bruce Melody agiye gukora hano mu Rwanda titiza ntuze kumbwira Karari Full Generation abitwa base mungu bari gukoma amashyi bari kubyinira hehe ku cyitwa iki umunyarwanda yaravuze ngo bari kubyinira kwikoma niko bavuze ndagira ngo ninjire kuri element yere n'amateka agiye gukora noneho kugira ngo bari abasinira nabo badusobanukirwe jara mfite inkuru nyinshi mfite break uyu munsi ndamena zingahe zihitemo
oya zihitemo n'ubundi ntabwo ugiye kure y'ibyo wari wambwiyeho kare hari moroki mubona umvise ndagira ngo ere gutarancamo nkubwire inkubiri yaje muri showbiz yaje ubu ngubu nuko branding ibitaramo nuko amamaza nkubwire amafaranga ibihumbi by'amadolari uwitwa Dumba yatamiye baramubwira ngo guhera ubu ngubu kugeza ku itariki zingahe kuri page yawe ntihazagira ikindi kintu gicaho uyu ni umucancuru uyu ni umunyabiraka ndagira ngo uze kumfasha mene ngo iki papaka inkuru y'uyu munsi umbabarire ntuncemo mbabwira ukuntu Bruce Melody nubwo atakanze cyane kuri album ye ibyo navuze ariko agiye kongera kandika amateka akongera gahuza witwa Wizkid na Diamond mu ndirimbo se. Alright, Jaras Official TV nanone kandi turabasuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye amahoro y'Imana abane namwe nkuko mubibona twicaye muri Urban by City Blue ariko twese uko tumungu ndabona ari umweru no munsi renzi kari Black Friday ariko ndabona yabaye White Black Friday. and white urigaragaje nyine ubwiye ufana barayimenya ntunkoze isoni ubushize unzana muri Frame baravuga ati yagupimanyije bamenye icyitwa Faripupa no iyi niyo intro ya Chief Editor mu masegonda 9 ubukada mayake yarangaye aravuga ati baba we yanteye isoni mama yake nuko winjese muri intro oya ijambo ni uyu munsi ijambo ni ryawe hari ibintu byinshi ndi kubona byahindutse ndi kukubona mu isura ya pokopoko kurusha iyo najyaga nkubonamo mbere y'uko gukumira ubwo ngubwo aha ngaha hari umurongo ngenderwaho wampaye oya ntawe wampaye ni njye wipanze ntabwo ari bibi urasa neza akabanda na keza kubonaho Yesu wa Nazare Neymar yigeze kugatamika mu mutwe cyari kimurenze urabyibuka ryarushanwa se rya firi we none se utwo tuntu urumva nayo ndimo ndondosha nkurikirana Angeli Mutabaruka yarambwiye mbanze na Mikeho gikadase Angeli Mutabaruka yarambwiye ngo niyo yaba arwaye niyo yaba adahari ari mu rugo ari gupasinga sieste ntago akura urushinge kuri radio imwe rukumbi mu gihugu nanjye yarabintoje rero uko byaba bimeze kose mba nkurikirana buri ekoteri radio imwe ariko mbibangikanya na televiziyo imwe yego TV1 Prime iyo ni web tuba twinjiye tudona aha naho nuko amamaza se oya ni we Chief Editor se ko anabiturumburamo ko mwese nta mike yambwiye ngo ugende ubwira abantu baza bakoresha ibi turi muri nakikiye se bu Davis D ye baba we Papa Davis yansobanuriye yandiriye we kubona wambaye icyitwa shoti Papa Davis yandiriye yambwiye ngo Kevin Kade ibintu wavuze nibyo ariko hari ahantu wancyuhije mba mvuze ngo amadolari ngo 700 arankosora arambwira ngo ni ibihumbi 700 ese amadolari ntabwo ari amadolari arambwira ngo ni ibihumbi 700 indirimbo y'icyatanu yadusabaga andi mafaranga yayo ngo Element baramutitije ngo aza kuvuga ngo ntacyo nzica indirimbo ngo y'ubuntu y'ikiru umva nkubwire yarakaye telefone ahita mbwira reka dukireho ibintu mucyo gato nanjye yampamagaye Papa Davis yego arambwira ati uriye nawe yabaye Chief Editor ukomeye kuri Remigo nabyo biratambuka hasi cyane none ko yafunze se ubundi kuyamamaza ni mayinazi icyari Remigo cyaje kuba royo bihindura isura bafite studio yego ariko nyine icyo nshaka kuvuga nanjye yambwiye ati ku kintu kijyanye na Element yego ati amafaranga nitwe twayishyuriye
ati emera icyo kiru nk'uko bivuze cy'indirimbo ariko ibya Kade baburetse naragera kuri Kade mbanze mvuge kurere tazanigana ijambo yego Element yere ninjye ubwanjye wavuze aha ibi ni incuro ya ubwo ni ubwa gatatu ubu ngubu navuze ko atazanywe na Melody nari ndi gusabya Melody nari impagaze ku bwino bishyura Nesimu bamwishyura hoteli icyumweru cyose bro yego ni umuntu wita Papa Davis ni Davis D abageraho baravuga ngo rimwe mu magambo yabababaje nuko ngo Element ngo yabaye umusitari ngo Element ngo Element yazanywe na Davis ntabwo Element yabyibuha ngo arenge ngo ni hit 3 icyo numvise ngo hit 3 ngo nizo zatuma ngo yirata kuri Davis umva ikindi utarafata ijambo yitsa no kuri viewership nawe warabikonfirmye uravuga ati mu mireberwe yari atarongera gutopinga mbere y'imyaka 10 ariko aravuga ngo twe ntitugura ubwo bisobanuye ko hano mfite umukameraman udasanzwe taza kuzana serenge ya gicupuranga menye ko yari imfura y'u Rwanda aho jara ako ndebera ko umukameraman wanjye w'umunsi n'igicupuri uramutamika gicupuri shata arimo ntimwemerera guhina akaboko kabarekeye ari amagambo se nagwa ajemo arimo ahubwo gihe cyo kubwira ikimwe ikintu cyo uvuze gisoresho kijyanye na viewership icyo kintu twakigarutseho yego ukomfirima yego kandi Element nubwo yaba yarazanywe na Davis yego ariko side yo kwa Davis ihagarariwe na papa we ko ari waduhamagaye urumva yampamagaye nawe araguhamagara iyo side ikavuga ko hit itareberwa muri viewership nawe yabikubwe yego iyo side ikavuga ko urasabahaye ze ikavuga ko ngo nta muhanzi nta mu producer Philippe Tarugumiri igiye kugwa mu gacumi yego ntacyo bivuze birakivuze niko yavuze se mu chief editor bwo kuri review niko yavuze oh yes urumva oya viewership ubunyaruka pura y'u Rwanda aravuga ati producer ntabwo bari ubukeneye kugira ngo umuhanzi yamamare ati ahubwo producer bakeneye nyagira ngo ngende irimbihera kwa producer ni ubanza kuremara imibita umuproducer ni ubukeneye umuhanzi munini yego yose birahabana n'ibyo twari twavuze ko twari mu mboni zacu twari twabonye ko gutandukana kwa Davis na Ere biri kumanura hit ya Davis D imbuga nkoranyambaga iyo umuntu aje kwamamaza areba abantu bagukurikira ntabwo avuga ngo aba waraguze cyangwa ngo nyuma y'amezi 3 bazavaho niyo mpamvu twavuga byinshi reka nze noneho nkubwire umuntu bita Element yere ibi nagiye gukora mu nkuru y'uyu munsi si showbiz tuze kumenya urwego rwe tuze no kuvuga ngo izari amagi zahindutse iki izahindutse iki ziriya bya kera byo kwa Banesimu reka nze mubwire ikintu agiye gukorera abayoroba unjyane muri showbiz baburetse nce kuri Kevin Kade yego Papa Davis yavuze ati Kevin Kade turamugaya Kevin Kade tumutumire ubu butumwa yambwiye ngo butambutse gikadasha mfura y'u Rwanda yego Kevin Kade tumutumira twirateho ngo ari kuri hit ngo ari kumwe na ba Muyumbu Jimmy wifaranga ngo ni uri gupesere ariko ngo nagaruko byagenze babarira mbanze mvuga ariko nawe ufata iminota nuko mukada nuko oya rega nanjye ngomba kugucamo ugiye numva ubivuze bihabanye uracamo gute kandi ufite iminota yawe uretse nyine ndayifite none se waretse nkavuga iyaye nkubwira ikintu kimwe ukomeze ntabwo muri version yaguhaye harimo uko ngo Kade yabahaye impamvu yuko ngo azaba ari Dubai urakoze ibyo naho naganaga ahubwo ngiye mbigenda wewe wadondora oya naho ngana baburetse wumva ukuntu yicujije yarababishyaga yandiriye njya ikintu tutumvikanyeho nta hantu yambwiye ngo yandire ifu ya Element yere ngo yabemereye ngo yikiru ngo nashaka azayireke ayireka
ngo ni ukuri ugahita wumva ko umwuka atari uwa data ntabwo ari uwa data umva nkubwire rero Kevin Kade ukuntu yicujije baramwaproshe yarirase yariteretse baravuga ngo umuntu babanye muri rebo agera harambwira ngo iki kintu The Ben agiye gukora gutyo terike nitwe twagipanze mbere ko abantu bakoranye na Davis D bose bagomba kuba bahari uyu babanye mu bihe bikomeye babanye muri gereza yageze azira n'ibinterega yari yisanze ntabwo Bebe yigeze ashinja Davis usibye ibintu byo gusura no gutiza n'ibiki ibintu nk'ibyo kandi yatije Kade bro umva nkubwire ibyo bintu biragatsindwa kubona umuvandimwe nk'uyu mwacanye mu bintu bikomeye ataza kugushyigikira umva rero ukuntu yambwiye yageze aravuga ngo yaradukatiye twaramutumiye twabahereyeho araduhakanira atubeshya ibintu nyuma yahabonye tutangiye kumanura abarapa ba mbere bitwa ba Nestesi atangira guca ku bantu ababwira ngo ni muntumire abona natwe twarafunze none ibya Dubai urumva aho niho nagomba kubivugururiza nawe yaricujije yabonye ko yarase stage ikomeye kandi tugira sold out none se ntiyagiyeyo Dubai ariko ntiyatinda ku buryo yari kuba ya namateka sibye kuwigondera BK Arena biba aba yatunzwe biganza n'abakozi ba Yesu yego nyuma ubu maze igihe kingana iki kuri Radio 1 bibiri ntibishize fasha nkwereke bibiri se cyari bitatu bibiri simbizi oye iki ngiki byari akarusho ariko bura tubara ko umunsi wakiriwe niwo dutangiriraho tutitaye ko nyuma yaho tutamenye ikigukubise nyuma yaho ngo za sirimenage zagukinduye hari iminsi twakubuze rega ushaka kubyirengagiza nari ndi gutozwa kadaship yo ku rundi rwego ariko nabiceyemo gipfura ndavuga ati nari umukada nubwo natozwaga kadaship yo ku rundi rwego yego ibyo bintu nabyo tujye tubigendanamo neza ariko wari umbwiye ibya Element sinzi aho isujya ibyo nabivuyemo nuranyinjiza mu mwandiko jara mbabarira baburetse mbanze ncahanu nkorera nushaza kumire ziriya kampani zindi zose ariko ningera kubijyanye na Radio 1 rirarashe yuberereka naravuze ngo ndashimira KNC wasinye ku majoro nararaga yasinya aho yahesha agaciro none sura uranenga iki a president mbabarira wumva amagambo yakoresheje muri iki gitondo uyu munsi arifuza kugira gute umva ariko ndumva nshaka kuburesinga umukada uyu munsi arumva ashaka kugira kuburesinga umukada birasobanutse yego nuko se ubujabiriye oya bitambukemo neza nawe se n'umuburesinzi ariko ngo naha bitangirira ngo umukada yarambwiye turi mu gikari ariko umukada ngo ukunda blessing wabitambutsemo se mfura nukurisha byaboneka abantu muturebe ijisho ryiza mukatuburesinga muri abo gushimirwa rwose muri imfura ahantu muri mwariteretse yego ahubwo ukomoje kuri icyo kintu yego utararengaho yego ko mbona sirenge zawe zabaye viral wazanye inshyashyara kubomora yego nzovu yabyimuriye mu bindi bintu hari abamama baza bahirita baje gucegeta basabe bitwa bajeri mugwiza yego atavuga ati reka mbabomagure ariko Kenisi akavuga ngo urapakoza bihereye mu kugira gute mu kubomora ni ibintu byagurya nyine byo gustrike mena yego ejo nicaye ndi kwiyumvira uwitwa Faustino na Rugaju ewana bati twiteretse barabayumbe ba data shaw twiteretse ye kubona mbona abantu basigaye bakora ibiganiro bagakoma n'amashyi mudufashe nuko baba babitambukamo turashima turango twenspire turaha ngo tugire ibintu dukeburamo ikumira ryahereye ahangaha turango tugire abantu tubera barora umodo kandi beza bagendana n'imirongo migari y'igihugu turashima turishimye ndi kumwe na Chief Edit umeze gute humura dusoze
ntuze gutaka baro kahangaha ndaje nibo ninjiye mumenya wahumuriwe umva ngaha rero ikintu si iwo yankoreye yego umva ariko umukadamu haye promosiyo yo kujya umukadamu haye iki ndagira ngo wumve ko nyuma y'ibyumweru 2 na hawe iki na KNC umva promosiyo umukadamu haye promosiyo umva komera wa gatanu kuko tugiye guherekeza Gasogi ariko umukadamu haye promosiyo umukadamu haye promosiyo turashima rero abantu badushyigikiye badukunda iyo ninjiye muri poko baza bakandika ngo umukada habwa iminota mike abantu bandika amakomenti yaba kebura yaba tumotiva yaba ari positive turabashima ariko ibyo byose byahereye hehe harazwe kuri officiel chief editor urabyemeza se noneho wanyinjiza muri gahunda ya gipfura gikada kabisa so mbabarira oya reka mpindura isura reka mpindura isura batumenyereyeho ahangaha noneho kugira ngo unyinjize neza muri ariya makuru nateguye nagira ngo mpatambuke yego none se simbigenzemo neza nyuma ya 2 weeks abo basiniya batangiye kuma promosiyo batangiye kununga ibiganza umuko minyoni ushinzwe blessing minyoni kujisho rya Yesu aku blessing ariko deliverance nayo ngura yikeneye ko bavuze niko bavuze twinjire papaka twinjire yego reka twinjire umukada twinjire ariko gikada nyine yego muri wa mujyo wacu umunsi ni show business yego wari wahereye mu bintu bihura na elementi n'abayoroba ariko ntago wabyinjiyemo neza yego uciye amarengo umugira kuri Rocky nabyo ntago umbwiye icyo ari cyo aho bihurira ariko no ku muhanda bari byinshi nanjye ujye ureka nyuremo ugenda utubwira niba watoje wenda utubwira icyo umaze kugeraho kuri ibyo bintu ko nabonye muri uno mwuga wacu natwe tugenda nyine tugira ibizazane bya hato na hato nabonye abarimo Cita umuntu witwa Irene ndetse na Sabe nabo rwose babaha integuza bababwira ati mwitegura ibigiye kubabaho ubwo rero nk'umukada ndizera ko ushobora kuzakumira wenda bikagenda muri wa mujyi nko kwa Fabrizio cyangwa kwa Fabrizio bikoranye urukundo ukunda Fabrizio uravuga uti kankumire hakiri kare umire se bikarangira ari nduvuza amakuru ya Fabrizio muri iki gihugu mbwira umunyama ngo iki ngende inkoma amashyi mwamubona ntose cyantariye noneho amashoro ndarayesinyweho nande mugiye kunsobanukirwa bampaye karibu muri Gasogi yego niho nzatangira bwa buhamya nari kujyana hehe ngiye kuzabutangira kuyihesheni bw'amakipe naciyemo abanteye agahinda ugiye kubitambukamo gato abanteye agahinda ntibari bazi ko bizagenda gute uzaba kisigenza kuri mikoro oya Samu Karenze ke Fabrizio mubererekere mwihorere ntumufatirane n'uburwayi tumwihorere nta nubwo turi muri siporo mufatirana n'uburwayi ariko ninza muri siporo nzamena nzakubwira ibyabereye ejuru paka ndabizi abakinnyi 3 ba pere bahamagawe nani na Fabrizio Romano wo mu Butaliyane bahura na Gacinya chance utazamenesha ibanga bya siporo ubiretse abavandimwe bavugaga ngo ararwaye ararembye ariko na mbere ya derby yadondoshaga neza adategwa kuri phone ndavuga ngo hari ibyo ari kwe nzabisobanura ninde wundi uvuga ibya Fabrizio berere kuzanzane muri siporo ni magera jya umenya ko ndi inyamaswa kandi jara nukuri narabigusabye yego showbiz yo uri chief editor warayinanze ngomba kukurespecting reka twigire muri showbiz ariko siporo muri showbiz harimo byinshi cyane bitaramo ni byinshi cyane oya mbabarira nkubwire nguce mu ijambo ndagira ngo inkuru y'uyu munsi yinjire ku bintu bikomeye mbere y'amasaha make kugira ngo Kadafi Pro yurire indege yerekeze Canada navuganye nawe agiye gutegurira Rocky namaze kumenya umwandiko wose na sheri wa Rocky witwa Chance uri Canada bahuriye kuki ngiye kukimena ubu nonaha umuntu bita Junior Giti yagarutse muri sinema babwira impamvu mbabwira ikintu agiye gukora nihangana rikomeye kandi yaragiye none se ngiye mvuga ibiki ibizaba
ibizaba ryari kandi hashize amasaha 3 namaze kumenya akantu ku kandi Wizkid aka Starboy ngiye kukubwira ishyano Bruce Melody agiye gukora hano mu Rwanda titiza ntuze kumbwira karari full generation abitwa base muhungu bari gukoma amashyi bari kubyinira hehe ku cyitwa iki umunyarwanda yaravuze ngo bari kubyinira kwikoma niko bavuze ndagira ngo ninjire kuri element yere n'amateka agiye gukora noneho kugira ngo bari abasinira nabo badusobanukirwe cyane mfite inkuru nyinshi mfite break uyu munsi ndamena zingahe zihitemo ntabwo ugiye kure y'ibyo wari wambwiyeho kare hari Moroki mubona umvise ndagira ngo ire gutarancamo nkubwire inkubiri yaje muri showbiz yaje ubu ngubu nuko branding ibitaramo nuko amamaza nkubwire amafaranga ibihumbi by'amadolari uwitwa Dumba yatamiye baramubwira ngo guhera ubu ngubu kugeza ku itariki zingahe kuri page yawe ntihazagira ikindi kintu gicaho uyu ni umucancuru uyu ni umunyabiraka ndagira ngo uze kumfasha mene ngo iki papaka inkuru y'uyu munsi umbabarire ntuncemo mbabwira ukuntu Bruce Melody nubwo atakanze cyane kuri album ye ibyo navuze ariko agiye kongera kandika amateka akongera gahuza witwa Wizkid na Diamond mu ndirimbo se ngo iki ya mu gitaramo ninde wundi wabivuga babana bataramenya amakuru oya papaka ariko muri za nkuru nyinshi mfite niwe uraza guhitamo izicaha mbere yuko uwitwa Godfather akandagaza Chita akavuga ngo nibyabereye ngo mu Bugande ngo byo gufata ku ngufu akavuga ngo nzababwira amakuru ya Irene ibyo ngibyo nugusebya mbabarira wose umujyo wanje ndagira ngo mbabwira amakuru yantunguye y'uburyo Bruce Melody ayura yamwibariza n'uwitwa Chris Easy bagiye gusinya contrat yuko bigoye kugira ngo bazongere bagaragaze umuvideo vixen na w'igitsina gore muri video zabo ndagira ngo aya makuru tuze kuyibariza tugiye yose na ugiye yose kwa grand frere wundi se nanone mutoya sibling muri KU kabisa nanjye mukayanda banisangamo ndahera kuri icyo ngicyo mana yanjye none uri kunjyana mu nkuru ngo nkumire ngo aba YouTuber bajya kwandika zire title reka twinjire mu nkuru nyamukuru twinjire muri ya showbiz mwari mukumbuye Bruce Melody nimuzibagirwe ko ari kumwe na coach Gayeri umugwiza atunga umushoramari ngeraho mbabwira uburyo umuntu bita Bruce Melody coach Gayeri aribo bantu bari priorite muri iriya nzu kandi twavuze kenshi hanga ko Bruce Melody ari umufatanyabikorwa no muri Kigali Universe yego mbabwira ibyaruga nande na Kenisol no ninjizemo ba Victor bagiye kwimena mu Rwanda se kuri 28 mbinjizemo ntabo mvuga nje kuvuga Starboy nibintu agiye gukorana na Bruce Melody nkafunga inkuru menye izumbaza iyi nkuru narayumvise nanga kuyivuga kubera numvaga itabaho bidasobanutse namaze kumenya ko batangiye no kwegeranya aba DJ bazahura nawe aba influencer bakeya muri cya gikorwa se cyuko iwe n'ikipe bagomba kuba bari i Kigali urabizi se warabimenye ntubivugira hanga yishena ari yawe uranamika imigabane utazagira ngo njye nta bwenge mfite reka duhera ntubivuge uhera aho ushaka twahereye kuri ba Rocky twahereye kuri Junior ugatungurwa ntabwo namenye amakuru ya Bulldog Bulldog narayamenye ntutangire kwiseka jara urizamiko ngera kuri Bulldog namenya umva nkubwire reba hano ngenda babaye jara biba bimbabaje yo maze icyumweru cyose na sesekara namenya amakuru ya Rocky ukuntu atishimiye ko nta muntu ari kumanaginga ibi ni ibintu yamamariyeho nasobanuye byinshi uburyo yari imbonera imbere ya Junior cyane mu buryo bwo kwigarurira igikundiro ayegera abantu bakoranye yegera ba Juno biranga Juno akunda Nando narabimenye ni inshuti yegera igora umabano aramubwira ati kwisha ngende mu biraka bikomeye ngende mwarimu birangira yegereye umuntu bita Bulldog grand frère wa Jarasi Patron ntabwo ayo makuru nyazi ese Jara nta mayini tugira nta phone ugira uzatinya abantu utinye n'abavandimwe bawe none ushaka ngo babaze narabimenye ko bari mu biganiro Rocky n'umuntu w'abaraperi
wibuke ukuntu ya blessinze ku gitaramo cya Platini nyicyo nkubaza ikisi Rocky ari mu biganiro na Double G kugira ngo amugire gute nyuma y'uko Riderman na Bulldog gukora diwo bidakunda bavuga ngo abaraperi ni wamenye ikibacamo yo bahuje imbaraga ntago ayo makuru nyafite berereka yo siyo yanzanye aya nzayamenagura okay ndaza kuyakurikirana ayuzi nyine n'ubwa mbere so yumvise n'ubwa mbere izina ry'Imana uzamvugururiza nguhaye go ahead ndaranicaye umvaye reka nkubwire uburyo noneho ibi bintu bitagomba gutinda kubera blessing ya Rocky Kadafi Pro yamaze kwa prayinga nyuma yuko bafite abasheri nyuma yuko yongeyemo ikintu cyuko agomba kujya kwiga akazamura ubumenyi Sabe yarigambye ari kuvuga abantu yakoresheje ibiganiro bakabona blessing abandi bakajya ubwota amasimbi abangaba se nibara aba nkoma mashyize umvaye ngo nibo bantu be yirata ngo yazamuye babarira ariko nanzike nza kumenya uburyo sheri wa Rocky ndetse agomba kuba mu bambere bagomba kwakira uwitwa Kadafi ngo nawe ni umugwiza atunga naje kumenya ko uwitwa Emirene na mama yake we babigize mu ruhare kugira ngo babahuze iyo si showbiz turimo Rocky simfura narabimenye bamwita chance aranyangira iki kandi yaraproche icyamamare Kadafi agiye kumuharurira inzira agiye gukubura iyo nkuru narayimenye Rocky impamvu mvuze iyi nkuru nuko yirirwaga yamamaza ibintu byanakumiriwe kera hakiri umuyobozi witwe Duwari yanagikwe mutekereza ko atagiye kudohoka nzambivuga mbere abandi babivuge nyuma y'amezi 2 cyangwa babivuge bibaye saba si inshuti zawe ariko wagiye umvugururiza cyangwa tukazana za suivi tuba tuvuga oya wewe wavuze ko icyo ngiye gukurikirana ni ikijyanye n'imikoranire ya Rocky na Bulldog noneho Kadafi niyurira indege nibwo uzamenya gukurikirana ibya Rocky na chance ariko nyumvira jara ibikize ntacyo bimaze kuvuga umusitari na couple ye nuko Imana iri kumubressinga tubiverega ninjire kuri Junior Junior namenya makuru duheruka kubona uwitwa Chrisizi n'umumisi witwa nde Darina se Mise koma nzakumenye kuntu gahunda ari iki gahunda ni yihese Darina ntafite umusheri w'umurasta sibizwe se ndi kuvuga muri video clip amakontara zari menshi Melody ntago yihakanye Kararifuru nibiki oya Karafuru generation yego ikiragano cy'amarangi anye nagize nyamba ikiragano cy'amarangi ntago yansebeje aha ntago navuze ibintu byinshi ngo umusitari wasohotse kuri album ye bamwita Double G Grand Frere Wand urabipinga se siyo hiti pura y'u Rwanda bakubwira bati ndi umusinzi pura y'u Rwanda iriya Bruce Melody hano yavuze ko izasohoka ari version ebyiri oya Melody ariko abayitamo azasohoka dati version na clean version akoze nka data bayiroshye mata uzigishego numvise mu ndirimbo ye na Debena yayitegeze avuga nari ngiye kukiririmba ariko se nta Blue Bo wakirije Melody aha si Blue Bo buriya oya cyane ntimubuze miliyoni mwasize Urban by City Blue manager kwijisho rya data buja wamukoze ubushize yaransebeje bakamubwira ati Kararifuru generation isobanuye iki namenye amakuru ko ari hafi gusinya kontara ivuga ngo hari abantu batazongera kugaragara muri video ye hakajya hagaragaramo abandi ibyo nta wundi muntu wabivuga atari nge tuberereke icyo kintu nacyumvise no kuri Chrisizi ariko goga yajyanye na Rocky Imana yamutunze ibiganza kose mu Misiri yari yaragiye ntago hari hamuhagije oya ni muri Afrika numvise ariko dodobeza adondosha igifaransa avuga ati sise c'est Bruxelles ariko se ntavangemo icyarabo ategereje ko ashimira Karomba Gaheri ndaheba ariko yakishimiye Kigali Universe oya ajye yerura umukire ajye yerura umukire man birafasha aba banyi bo bahita bakurira none ni BG ntavuga umukire mwiza ku kibuga cy'indege yarabatamitse baza biruka ngo bamubonye ngo yisigaje inyuma
umukire oye wa Marishari yashimiye Marishari ni bijubwo baba wabivuze ntago mwari muturanye utarajya mu biganza bya Zayoni mwari muturanye ya ndege ya Range Rover mama yake yagucaho ahita gunungira agatoki muri tukuri dore umwami kaza aratambutse ati dore mwami kaza uhagarariye Gisozi ni gisi twinjira rero yego ubwo ibyo ndabyumvise bya Melody ubwo mukanya ndaza kubimenya neza Melody nago turinjira mu nkuru yiye nkuru ya Melody navuze sina nindi kuri Junior n'uwitwa Rocky umvaye warubwiye ikijyanye n'amavideo amavideo ibyo nari na approche uwitwa Chrisizi inkuru nyamukuru y'uwitwa Melody niraza niyo turi busorezo nyamukuru nyemerera tugende tape par tape rero tugendane nazi kubwiye ariko hitamo ikurikira element ere twinjire kuri element ere yego kumbwiye ko Melody tuyisorezo ndagira ngo mbanze nkubwire ko imwe mu ndirimbo izatungurana ifite ubwiza burenze burangaza ku mugani wa Rayida ni indirimbo ya Kivumbi Kingi n'uwitwa The Ben mbabarira ninza numva ikintu ngenda shima ndataka nakumva ikintu kimeze gute nkabigenza gute ugakumira none se ni iki Minaj ntago hariye wakanje ibiki inkisi amanwa aya ibikizi nuko nguko ubu bigendamo gutya nago Beyonce nabona tazi nawe ntago bisobanutse si bya Beyonce umugabo we ngo wa 13 ngo PDD yarareba ngo baramutabira Rocky yatangiye kwikunga umurashyizemo kagasa background sound kamfasha papa kamba wanje ibyo bintu nabibwiwe nande mwoka byarawe baba we ibitotsi ntibyaboneka oyas atagiyemo oyas ndagira ngo ngubwire rero nari na approche The Ben na Kivumbi ariko nkubwira ko aba influencer batangiye gutamira promotion nicyo kintu najyaga nenga Bruce Melody agakora n'indirimbo na Bien-Aimé akayipromotingira muri Kenya akayipromotingira he kandi ari wa mujyo wa Kinyarwanda tumenyereye Gishega akurura amashanga Kigali naho ayakira we yayisora ari ikwiye kujya mu bayoroba agahita yigira kuri The Choice ntago ibyo ibinzabigumamo ntacyo nshinzwe bafite timu nini yego umva nkubwire ko noneho namenya amakuru ko aba influencer abantu bidemaritse mube tayari mugiye kwakira amafaranga ya promotion aya ni amafaranga yemewe ntantu bihuriye n'indonyi promotion si byemewe bitaniye no kwamamaza nkuko natwe twakwamamaza Kakababa ariko ntacyo ubonamo ko ndi kwamamaza Kakababa ntacyo wumvamo Kakababa nisi wo wambwe ngo nyenye cyambu ori chief editor uri kumva namase kumenya ko nyuma yuko ndi gukotinga bamwita Dumba nyuma yuko birangiye avuze ngo dukorana mu biraka na 155 am nta sareri ihora hihari ariko barantamika hari n'igihe bihera ku 500 kuzamura namaze kumenya ko $4 yabitamiye kubera promotion nawe niyo mpamvu yubatse izimbuga kugira ngo azageze ku itariki ya kangahe asobanura ibiki iby'igitaramo nyamukuru kigomba kuzacirwamo impaka cyitwa ama private jet ma super jet azaba ari guparika ibikomangoma ndagira ngo nkubwire ko Bruce Melody nawe nari ninjiye mu nkuru nyamukuru sinshaka kunyinjiza rero ku nkuru nyamukuru ya Bruce Melody n'umuntu witwa nde Wizkid iyo niyo ngiye gusorezamo nyemerera mbanze nitse n'ukuri kose jara cyumbera umuhamya navuze ibintu byinshi kuri Sabe yego ntabyuze byinshi cyane ntago bimwe mwansebyaga oya aribyo ntago wangaruye ahuka udatuma nyina cya kiganiro mwansebejemo mvuge ibyari yeje byihorere oya wishaka kundusha oya nyine weretse gato bagira ngo kakugumemo n'ubutanu ujya kunsebya wijya hejuru inkuru ya Sabe katugendane inkuru ya Melody inkuru ya Sabe ntago mwansebeje Sabe ari katikati iyo nyine uzayinzanemo Jesse hari imikino ngira abantu bose mwese munsebya mufite ibibazo
abana bavuze ibintu byinshi ngeraho mvuga n'uburyo ashumbye nde Chita ntabyo muzi byarangiza Chita akajya kumusebya ngo n'ibintu ngo anarwara ngo wabonaga na statement ngo zidasobanutse ko yavuze se Chita ariko uzi ko utakurikiye bikumvisha se yarabivuze Chita ubwe ko sabarwara statement itarisobanutse njye simba nshaka abantu bandagaza yego simba nshaka nubwo ntacyo nshinzwe ariko ijwi ryanjye nanjye rishobora kunyerera rikabageraho through Jaras official yego baburetse nk'urugero umva amakuru bakwiye gukora namenya amakuru ya Chita niyo mpamvu mbyaproshe reka nyamene rero mbereka amakuru dukwiye gukora nayo tudakwiye gukora atara yaza mikoro wambwiye ko oya biriya se narabeshye zina mikoro zakuzwe na Sabe okay uzantegure unzane kuri Sabe na Chita na Emirene meni ibyabo none se si rwo rwego rwanjye nawe ushaka kuba nka Godfather ushaka kuba oya nago nandagaza reka nkubwire nk'inkuru namenye kuri Chita mwumva amakuru meza mukwiye kujya muvuga nyuma yuko uwitwa Dumba Tamitswe bamubwiye ngo buri munsi amasaha 24 ntakire udashyizemo iby'igitaramo cyande ayo makuru narayamenye mugende mu bice reka cyo kivuga umvaye nawe warayamenye ariko si ishene utavugiraho amakuru ndakugarura muri podcast barampamagaye ndakugarura muri buretse gato inkubiri igiye kuzenguruka mu influencer batamikwa kugira ngo bamamaze igitaramo nawe yakugezeho avura ntere barampamagaye ngo ngiki barambwira ati mu minsi mike turaguha akantu ujye unyuzamo kamamaza igitaramo nawe tugutamike ukakanyuzamo se umukada atiteretse aha Karegeye Omar Paneri atiteretse aha uzagaruke muri podcast nyine oya umvaye reka mena reka ninjire Jara namenya amakuru ya Chita aranambabaza nk'umusiniya yatangiye umwe mu bantu namenye ugomba kwamamaza igitaramo cya The Ben bamwita Chita uzi kimwe mu bintu bagomba kumuhemba nuko nyuma y'igitaramo ngo azahabwe interview ya The Ben abandi bari gufata bingahe nababaye agahinda azamamaza bamuhembe interview subiramo inkuru mvuze iyi nkuru iyo nigereye kwamamaza igitaramo nyuma y'igitaramo bazamuhembe interview abantu benshi iyi ni inkubiri y'ibitaramo ari abantu bakora gospel bagomba gutamikwa abakora showbiz iyi ni amafaranga ya promotion aremewe ariko Chita we namenye ko agiye gupromoting iki gitaramo wibuke bamuyoboka ama breaking bagiye bamena baturutse mu Burundi wibuke ko ari umuntu wabo ibyo bintu bigarukeho banamubwira ngo kimwe mu bintu tuzaguhemba harimo ngo na interview ya The Ben nyuma y'igitaramo kamukoresha akantu nyuma yuko Rwanda bafu The Ben yapfukamiye Raki murandasi irabika ku mugani wa nawu ibika ku irabika Raki nawe nyuma apfukamira rakapfukamira Melody noneho ngo Buda bigo biri abyongereza ngo bya gicupuri ngo byari biryoshye tuje umukunzi wanjye witwe Star ukunda Melody yego wibereye Amerika turamusuje rwose yaranyanze reka twinjire nagira ngo nce kuri Chita ariko mereye kuri bariya ariko musabire n'imbabazi kadusuzira bakunda The Ben nta wundi mukunzi tugira ukunda The Ben bitiranwa oyas nawe wice gitsina bakomve bari mu mujyi wa Est papa kamba abakunzi bacu biganirira bari kumvikana iminota ingahe ya nyuma papa kambabarira nimenere iminota mike cyane yego ariko ubu nta kabuza nukuvuga ngo bimwe mu bintu bizanye Wizkid KGL nta 2025 turaza gusobanukirwa Melody Coach Gayeri jya uvuga aba bagabo mu mazina aba ba blessing igihugu nubwo na Melody abizi ko album launch ya The Ben iri ku rundi rwego ariko na Melody agiye gutitiza album ye nago yagarutseho byabihanyanswa byo muri Afrika yenda Joboy ariko Joboy nago ari mu bihe byiza ariko agiye kuzana Wizkid abanza twikire iyi movement nyuma ya harakora ibikiza none se tubwe n'iki noneho abantu bazaza kuri stage igikundiro kigiye kumusigaraho nyuma yuko aje ku blessinga The Ben ni The Ben uza blessinga Melody ni Melody uza blessinga The Ben uri chief editor zamuka none se igitaramo ni cyane
cya The Ben ese ni iki gutambutse ese azaba yamutamitse azaza kwera kumutamika cyangwa Melody azaba aje gushyigikira reka nawe ujye umbwira uratohoza The Ben se ngo yaguhisemo mu bantu bazabacisha igitaramo oya ntago nzi niba ari we wampisemo ariko ikipe yaramagawe na manager ba manager se barizewe ye ni ikibazo pe oyas haciyemo utunsi ariko se barapreshije ngo bizaba bitambuka mu wa hostinze umukada cyangwa se cyangwa muze panel twese se maze ngiye bikagenda biteze ngiye nkazategereza Roveni turuba wowe uzategereza bazaguha ikiganiro genda icita ariko ubona nabwe ariko no nyumvira papa kamba ndagira ngo umereze iminota 2 ya nyuma 2 ni yawe birasobanutse umukada yo minota 2 rero ndumva wayigira ikintu uvuga bwije urumva kandi iyo ntegetseho nyine juza yidi no hasi uruzi ko ntamena ntago ntambuka gikada bazinturumbuye uyu munsi muri riraraje wabibonye papaka izo filme uzi atubuhindura ndi gukomakoma nyemerera rero ngusabe ujye umfasha wagiye unyentegra mu bisata bitandukanye ariko nkundisha abantu banjye baranyanze chat zabaye 380 abambresinze barakubuze cyane kugira hejuru papaka oya barakubuze bandese barakubuze abantu imihanda n'imihanda baranyandikira urumva abagabo abagore abakobwa barashaka kungura mu myandiko se oya se oya no kuri nahita mbiturumbuka none se nakikungumura ariko ibaze mparinzinirabe nono nkajya nza ntegetseho nakikungumura gute keneze nazi keyword umva ngubwire rero mfura yego harya wambwiye n'abakanada se bandebye ijisho ribi Mr. Ori se yo orisha baramutuburiye abapfumu Ori se ori abapfumu abavuzi gakondo basi muri uwo mujyo ariko ntago ari bya bindi by'ikiniki oya ntago ari bya bindi byo kuzura ntago ari kudondosha neza kwa byo kuzura ikiniki dogiteri oya biratandukanye ni ya miti endo uvuga tamahumane igifu kidakira oya kanyabuga nawe kumira dogiteri se jana abana na doctor nari numiwe ariko nzaza mvuga abo bapfumu nzaza mvuga abo bavuzi gakondo sibyo se papaka kubera iki kubera ko nono ejo bundi nibwo nari ndimo nkurikirana inkuru umuvuzi gakondo akakohereza umuti uziko uri n'indege wamubwira ngo kutamvuye ngo ufotora unyereke wamwereka ati ko atari ubona koherereje ukibaza nimba ari indege yawuhinduye bikakuyobera aba nzabaheraho ubwo no guteka mutwe hari abandi se bakundanye ubwo no bujura bushukana hari abandi bakuri becira nabavamo ariko za Uraya za Asia nta mwari wuje uburanga barimo burenze burangaza se bimwe bya Riderman hari umubyeyi wakundegeye umubyeyi se kandi ngendana n'ababyeyi enzi ko ngendana n'urubyiruko udukurikirana ukiri muto ntawuzi uri hehe uba hehe hano Sidine amwe tuzere yaranyenze se yebaba we yarankarabye umva ngo wabaye sini yarankarabye ngo wabaye sini yakamye yakarabye umu none se jara wumva icyo wabaye ngo wabaye sini ita oyas uri umuryi wa sini oyas none se numubwire ngo mpanganya no gukomveka KNC imfura na Angeli rega sijye nabonye kukomveka no kuri nabyo mbishimira rugira yabo ariko basi umubwire ngo ibyumweru 2 chat zabaye 380 abanyifuriza ibyiza bambresinga abamperesita bambuze baretse gato umuntu nkuriya wibuke ko ari mu bantu b'ingenzi ikigarye inyuma ariko ijwi ryo bwabyo mbona ari impreshinga neza wamba bari ukamumpera ubutumwa papa yake sibyo je nago ndi umukada se siniteretse oya bari ngo narishamanga wa muvandimwe wundi nawe uri Sidine twagize
watubwiye ngo mama yake ngo yakuguriye ngo baro papaka mu minota ya nyuma bwatwiriyeho abantu bose bankunda ndahari ndacyari umukada ndacyakunda abantu ndi uwanyu ni mu mpressinge ni mu nshyigikire ubu nibwo dukeneye abantu badushyigikira bya nyabyo positive comment mugenda mushyiraho kuri rirarashe uyu munsi ni nabwo natangiye mbikubwira ko Kenisi yambwiye ngo nagupromotinga yenda ntuze kwitsa mu mujya promotinze ariko nawe tuwushimiye Imana ariko abantu bankunda ndacyahari ni mu nshyigikire mwongere mu ndebe ijisho rya Yesu witwa ngo iki ari ibintu bya bauba